Positeri buriya ni positeri ituma umugabo yumva agukunze. Burya positeri ni ikintu cya mbere gituma umugabo ashukwa vuba vuba. Nk'aba bagabo bakunda kubura ubushake, iyo ukunda guhindura positeri yo muri gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, buriya biramufasha. Ati gute? Buriya positeri wenda nk'urugero tukoza agapositeri turyamye aribyo bita kugarama, ugasanga umugabo aribyo bita ngo umugabo yakugiye hejuru, umugore aryamye hasi agaramye. Ariko iyo uhinduye agapositeri wa mugabo akakora agaturu ka mbere, aka kabiri ugahindura agapositeri ugakora ka kabiri, wenda wunamye cyangwa yicayemo cyangwa ari ako bita ngo nako ku ruhande. Iyo umugabo wakoza ko ku ruhande aribyo bita gushyira ugasanga ni ibintu biryoheye buri umwe wese ukunda kuba yahindura mu buriri. Buriya mu buriri habamo positeri nyinshi cyane. Abenshi bazi yuko ngo guha umugabo igituba uryamye kirasiko buri munsi ngo aba ari ibintu biryohera umugabo. Cishamo rimwe na rimwe ufata umwanzuro uvuga ati ngiyewe umugabo wanjye ngiye kujya nyimuha gutya, ejo muhe gutya, muhindure amapositeri nk'atatu uko dukoze imibonano mpuzabitsina. Uzajya ubona ukuntu umugabo wawe agukunda cyane, ugasanga yibutse gutaha nta wumuhamagaye. Wowe ni nkaho uba ushaka kuba wajya umuha kuba yagutekereza buri kanya ati amasaha aragira ryari njye kure umudamu wanjye, ugasanga nawe umwitayeho mu buriri bishoboka. Akenshi buriya icyiza cy'umugore wita ku mugabo wiwe bifasha urugo, bifasha umuryango, kwa yuko uko ufasha umugabo wawe neza niko n'umugabo wagufata neza, nawe ugasanga wafashe abana bawe neza, ubitayeho, kwa yuko umugabo aba yakurongoye neza ukishima ukumva uraryohewe, ukagira uburyohe nawe ugasangiza abana bawe ibyishimo ufite. Iyo rero umugabo akunda gutaha wenda ananiwe, tugiye kuvuga ko umugabo ukunda kunanirwa, ugasanga yiriwe mu kazi, akoze akazi kamunaniza umubiri, ujye ugerageza mudamu we ufate ka massage wenda k'iminota 30 ukamukorera. Umwegere uhere ku maguru, uzamure ku mugongo, ku bitugu, ku maboko, usange umugabo wawe ari kukwishimira. Buriya akenshi ka massage ka mbere y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina buriya karafasha. N'umugabo ufite umunaniro ukabije aratangira gasa nkaho yambura, itangiye gutera izamuka, yumva amaraso atembera neza, umunaniro kugabanyuka. Uko ugenda umukorera massage ya mbere y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ni kwa kundi atangira kuryoherwa, akumva umunaniro uri kugenda ugabanyuka. Dore rero ko uzajya ufata neza umugabo wawe ukirangiza kumukorera massage. Uzajya uhita wenda yubukura umugongo agarame, noneho umukorere agaturu ukicayeho. Urumva use nkaho unyonga umanuka utamuryamyeho. Iyo umuryamye akenshi urabona umugabo baryamye agatuza waba uri kumunaniza, ahubwo wowe usa nk'usutama, ugasa nk'umunyongera, usa nk'usutamye imbere mu gituba, noneho uko ugenda umanuka gakeya usa nk'umanura nawe amavangingo kugira ngo yamburo komeze igire ubushake, igire ubushyuhe. Iyo rero umugabo aryohewe nawe urabyibwira, ni kwa kundi ahita agufata ku kibuno, yamara gufata ku kibuno ugasanga asa nkaho akwiyegereje neza gakeya. Wowe ikintu uhita ukora uhita ucumita gakeya, umugabo akatangira kumva uburyohe ukuntu uri kumuha igituba neza. Buri igituba kiryoha, kandi igituba kiryohera umugabo ari we wabishyizemo ubushake. Ati gute rero kiryohera umugabo? Ni wowe ukimuha neza ukakimwegereza ku buryo umugabo akirongora, yumva koko wakimuhaye cyose akaryoherwa. Iyo rero umugabo ahise arangiza ku gaturu, nawe biragufasha kuko ahita akubwira ati chérie merci, akakwishimira, akagushimira kubera yuko karana ka massage uba umukoreye kandi ukamuha n'agaturu neza. Dore rero iyo umugabo mugifite bwa bushake bwinshi, kwa yuko uba wamwiyegereje cyane umubiri ugafunguka kumva afite ubushake bwinshi, wowe uhita
uryama ugaramye, akaguru ukagashyira hejuru kugira ngo noneho igituba cyumve cyose, kwa yuko burya uko umuntu ashyiramo igituba imboro mimboro niko noneho cya gituba cyo cyagize ububobere bwinshi, ugasanga noneho cyatangiye kugira ububobere budasanzwe, kwa yuko umugabo uba wabanjije kumuha agaturu ka mbere kamuryoheye, noneho akakurongora neza nawe ukabyishimira. Iyo rero umugabo yishimiye igituba, ikizabikubwira akubwira buri kanya ko uryoshye, akakubwira ko uri kumuryohera uko yakwishimiye. Iyo rero yakwishimiye nawe urabibona, ni kwa kundi ahita kwiyegereza akagufata umunwa, agasa nkaho aguha akabizu, noneho yaguha akabizu wowe ikintu ukora umuha karimi, ugasa nkaho ukamuha kakonka neza, kakonka kwa kundi ari kukonka, noneho niko nawe ugenda wumva biri kukuryohera, noneho wa mugabo agatangira akakurongora neza, amara kukurongora ntihandi urangiza inshuro nyinshi cyane kandi bitakugoye, kwa yuko wamuhaye umwanya munini, ukamuha n'umwanya wo kuba wamuha karisi ihagije. Buriya karise mu buzima irafasha kwa yuko ni ibintu bya mbere bigizwe mu kurongoranwa. Burya iyo bakurongoye bagukarishije, burya ni ibintu byiza bituma wa mugabo yumva akoze igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina akishimiye. Iyo ayishimiye igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ni hahandi atangira kubwira ati ndagukunda kandi ni wowe mugore wanjye nkunda, kwa yuko nawe wamuhaye igituba neza, wakimuhaye neza kandi akakirongora uko abishaka, n'ahandi noneho mutangira umuryango wanyu ukishima, ugasanga habamo umunezero, kwa yuko burya igituba nicyo gihuza umugore n'umugabo. Uzarebe iyo umugabo atakurongoye akava mu rugo mu gitondo akirirwa ku kazi, yirirwa n'umunabi, ugasanga ni umunabi, ugasanga nyine yiriwe afite umunaniro mwinshi, ku buryo ataha akakubwira yuko ari umunaniro gusa yirirwemo, kwa yuko akenshi wowe utabashije kumuha ka mu gitondo. Ku mugabo wawe turiya mu gitondo akijya kujya ku kazi, urebe yuko atirirwa neza, azatakubwira yuko yaragukumbuye. Kimuka gishaka, nta kindi kiba cyarabahuje. Burya igituba gihuza umugore n'umugabo. Akenshi rero hari abantu babifata ubudasobanukiwe, ugasanga ashizemo burage, ugasanga afite umugabo namuha igituba, ugasanga afite umugabo ntago amwitayeho mu buriri bishoboka, bagera mu gikorwa cyo gutera akabariro akamubwira yuko ananiwe, ugasanga umugore arebye hirya, aryamye areba hirya, ugasanga umugabo aryamye yubitse inda. Hoya, umuryamane n'umugabo wawe, umupfumbate, umwegere ku buryo nakanguka yumve ko waraye ufashe ku mboro. Umugabo ni handi yumva ko nawe uyikeneye, ugasanga akurongora aka mu gitondo.